nuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ndawagize ubwoba. Oya. Ahubwo narishimye. Oya ari ahubwo akaba ubwo nganye hirya. Reka nongere nsenye ndebe ko bya bindi byanjiyemo byongeye kugaruka byakongera kugaruka. Uko byanjiyemo numva ndishimye nuzuye imbaraga ngiye kubona mbona Yesu aranyiyeretse aturuka nkiriya. Yari yambaye iki? Yari yambaye ikanzu. Yego. Y'umweru ndende afite n'inkoni nabonaho hano mu isi. Arazizashira ibibazo nabyo bizashira have wasiwe windeshi igihe paranira kwitahiri wacu kuko yanteguriye gakondo atari y'imibabaro niyo mpamvu nanje mparana kwibanira iteka n'uwangunze kuko yanteguriye gakondo itari y'imibabaro niyo mpamvu nanje mparana kwibanira iteka n'uwangunze. Yesi abakunzi ba Gitangaza NTV amahoro y'Imana abane namwe mwumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima tutabakunda uyu munsi rero ndago twaza ahangaha muri kamera zacu murahabona umukecuru usenga Imana wishimye ndanubwo imyaka afite ndanubwo wamenya kariyo urukubona arishimye ariko ageze mu zabukuru kubera Yesu. Rero uzi ko twakoranye ikiganiro kera ari abantu bari bamukumbuye niyo mpamvu tuvuze ati uyu munsi kwagize umugisha kugira ngo twongere tugirute tuganire. Amazina ye ashobora kuba wewe na njewe narayibagiwe yakongera akatubwira amazina ye yarangiza akagirute akongera akatwibutsa kubera ikiganiro giheruka ari ca kera. Ubu rero turi mu karere ka Nyabihu niho turimo kuganira n'umukecuru. Mukecuru turakwakiriye. Murakoze Imana bahumugisha. Amazina yanje nitwa Mukaruhigira Florida. Sawa rero. Urakoze cyane rero mukecuru. Tangira udushira imbere y'Imana. Kadusenge Imana. Twongeye kugushima nyakubahwa Imana data wa twese. Izina ryawe n'iryubahwe ubwami bwawe buze Mana. Icyo ushaka kibaho mu isi nkuko kibaho mu ijuru habwe kuzo n'icubahiro. Turaguhimbaje kubwa amasaha y'umugoroba tugejejemo. None Uwiteka Imana tukaba tugiye kwinjira mu byanditswe byera ryo jambo ryawe kandi byahumetswe nawe. Niyo mpamvu rero ngusabye imbabazi Imana kandi nkwinginga kugira ngo urugamba rubu rwawe ku magambo ngiye kuvuga mwami umwuka wawe wera ari unyobora kandi umwuka wawe wera ari unshingisha ibirenge mwami mu ijambo ryawe izina ryawe nirihabwe icubahiro Mana. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo muri amasaha y'umugoroba ubane natwe twese utugirire neza databuja utwambike imbaraga kandi tugushimira ibitangaza wakoze mwami tugushimira n'imirimo y'intoke zawe tugushimira yuko wabanye natwe mu myaka yatambutse ukaba wameye ko dushira muri uyu mwaka mwami Imana yo mu ijuru tukawukandagiza umwuka w'abazima icubahiro n'ikibi cyawe Mana. Urakoze turagushimye kurabana natwe mwami Imana mu minota tugiye kuvuga cyangwa se mu masaha tugiye kuvuga kuri garagaza nk'Imana tuzi kuri Imana nyamana waremye isi n'ijuru Mana ureme ibirimo byose iboneka n'ibitaboneka mwami Imana niyo mpamvu tukwemera uri umugabo nyamugabo niyo mpamvu tukwemera uri Imana imwe rukumbi mwami Imana yo mu ijuru ni wewe nyakubahwa duhanze amaso bana natwe rero udukomereze mu mbabazi zawe mu izina ry'Imana data n'umwana n'umwuka wera amen. Urakoze cyane mukecuru. Nongeye kwishima cyane kuba ngo ubonye hano kuri zikamera. Urakomeye. Ndaho. Iminsi myinshi. Ndaho vraiment. Duherukana mu mwaka wa kera. Mbese mukecuru atari ibanga unugize imyaka ingahe? Nujuje imyaka 77. 70 yagejejemo n'ugwa 78. Ngo tekereza umukecuru rero ariho abantu bafite imyaka 50 kubona barashaje ariko wewe doruriye cyari inyegura urayize. Inyegura ndayize. Ngo reba inyegura ibikomeye nawe urakomeye nk'umuntu uri kudukurikira hano ntabwo yamenya ko iyo myaka uyifite ariko nukubera iki kubera ngeze muri imyaka ukabona afite ako gasura ukabukomeye byatewe n'iki? Byatewe nuko nakeye Yesu ngumwami n'umukiza wanje. Yego.
iby'isi nabivuyemo ntabwo ngikorera izamana z'ibigirwamana yego ahubwo nakomeje kubana n'umwami wanje aranyobora ngerageza uko nshoboye kwirinda ibibi bitewe n'imbaraga z'umwuka wera zimbamo niyo mpamvu ubona ngikomeye niyo mpamvu ubona ngigenda urugendo rurerure ndi gushaka imana mbese buri imana niyo yaba iri mu kirunga niyo yaba iri mu buganda niyo yaba iri muri kenya wanajayo najayo kubera yuko ariko buriya wenda atari ibanga hari buriya ikintu imana yagukoreye cyiza cyane gituma wishima cyane yego hari icyo imana yankoreye yego nanyuze mu byago n'amakuba ariko Yesu amba hafi yego ntabwo mbura icyo ndya simbura icyo nambara mbese yankoreye byiza byinshi na n'uyu munsi ndacyayishima yego none si mukesho buriya nk'abantu umuturanye ahari barakwemera baranyemera pe kuko mpamvu ngo ubajije kubera Yesu ngo Yesu ngo yageze mu bindi bamwemera ariko ngo abantu bavuga ijambo ry'Imana abantu baturanye ndi babemeraga none niyo mpamvu turi kuvuga ngo tukatukubaze barakwemeraga cyane baranyemeraga impamvu banyemera ni uko icyo banshakaho nkibo yego kandi Imana yadutegetse ko tugomba gukundana bene data abo duturanye baranyemera mukecuru rero ndikubona urasha 78 ni nyinshi watangiye kugira ngo uje mu nzu y'Imana ryari nakiriye agakiza nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje ari mu kwezi kwa 12 muri 74 74 niho nakiriye umwami n'umukiza wanje wari ukiri mutoya nayo ngiri muto uravuga ati nje ngiye gukorera Imana ngiye gukorera Imana mpaka cyakiherezo ryiza sawa rero urakoze cyane rero none si mukecuru kukubaza akabazo k'amatsiko muri iyo misi kuva watangira ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ahari Imana yigeze kukugenderera muraganira Imana iranyereka kenshi akenshi mbese uri n'umuhanuzi ndi n'umuhanuzi urahanura cyane mbese iranyerekaga pe kandi ibyo mbonye nkabibona mbese buriya urambanurira pe ndaguhanurira mu izina ryajyanywe mu izina rya Yesu sawa rero none ngiye kukubaza rero ngo akabazo k'amatsiko kubera yuko ari abantu benshi baba badukurikiye ari abantu bafashirizwa mu guhanura ari abandi bafashirizwa mu jambo ry'Imana abandi bagafashirizwa mu buhamya uwo none watubwiye ngo uri n'umuhanuzi uri mukozi w'Imana uvuga bibire byose byose mbese ubikoraho ari gihe tukavuga ati si none ari gihe Imana iba yaraguhaye impano kuko abantu bose Imana itanga impano nyinshi zitandukanye mu mbano Imana yaguhaye ni ngiyi impano Imana yampaye cyane cyane impano indimu ni impano yo kuririmba yego ni impano yo kuvuga ijambo ry'Imana yego izo mpano zombi ndaziringiye ndazizeye nizanje pe ndashidikanyije sawa none ikibazo k'amatsiko rero none ngacyagiye kurwanya Imana yarajira kwiyereka emaze kukwiyereka wemeraga ko ari Imana nyamana cyangwa wagiraga ngo ni ibindi bintu oya yamaze kunyiyereka yego menya ko ariyo Mana yaremye isi n'ijuru yego n'ibirimo byose ibyo tubona n'ibyo tutabona yego uranyuze uvuga ati burya Imana yanyiyeretse buriya ukimara kubonana nayo abantu bari barahijya mbese wabibonye gute barishimye byagenze gute ako kandi tubwira ngo n'abantu badukurikiye kadusangize rero kuko abantu bafashirizwa mu buryo butandukanye Imana yanyiyeretse ndi gusenga ari mu gitondo nko mu masaha moya yego nari ndi gusengera hanze hanze upfukamye urasenga ndasenga yego ye kumva numva nuzuye imbaraga z'umwuka wera ndawagize ubwoba oya ahubwo narishimye oya ahubwo akaba ubwo nganye hirya ngo reka nongere nsenye ndebe ko bya bindi byanjemo byongeye kugaruka byakongera kugaruka uko byanjemo numva ndishimye nuzura imbaraga ngiye kubona mbona Yesu aranyiyeretse aturuka nk'iriya yari yambaye iki yari yambaye ikanzu yego y'umweru ndende afite n'inkoni nabonaho hano mu isi azafashe na Bibiliya yego noneho aragumya araza
agiye kungera imbere ngiye guhaguruka ngo musumire muhobere kubera umunezero arambwira ati woya igihe canje nawe ndikiye cyagira cyo kuramukanya ahubwo ampereza ya Bibiliya yego ngiye kubihanuza mu bandi bahanuzi banzumbi ubushobozi besi bavuganaga nawe kera barambwira bati buriya wahawe impano yo kuvuga ijambo ry'Imana yego aha impano yaguhaye impano yo kuvuga ijambo ry'Imana ni karibu rero iyo mpano rero turayikeneye kugira ngo natwe ayo mavuta Yesu yaguhaye uyaduhe n'abantu badukurikiye bumve ko aya mavuta Yesu yaguhaye ng'umukecuru kabushaje ukiyafite turakwinginze ngo ayo mavuta uyaduhe duhaho natwe twumve icyo Imana yaguhayeho natwe dutamireho yego noneho rero ijambo tugiye kwiga mw'uyu mugoroba amagambo meza Yesu yavuze ayavuga Pawulo ayavuga ayandikira kuko nyine ngo ibyahumetswe byose bambi byanditswe byera byahumetswe n'Imana yego noneho rero Yesu tuzi ko Imana yiyerekaga abantu yamara kwiyereka abantu noneho uyeretse amagambo akayandika yamara kuyandika akayavuga nk'uko nanjye ngiye kuyavuga tugiye kureba rero ubutumwa bwiza Pawulo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mbindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndico kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo mba byamarira urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka urwarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi n'indimi bizagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenya kuko tumenya igice ubwo igishitse rwose kizasohora bya bindi bidashitse bizakurwaho ngira umwana muto navugaga nk'umwana muto katekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana icyakora noneho turebera mu ndorerwamo ibirorirori ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso none menya igice ari cyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenwe rwose ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo uko ari bitatu ariko ikiruta ibindi ni urukundo mwakira amagambo y'Imana bene data rero umwanya tugezemo ni wo kugira ngo Imana data wo mu ijuru aduhe gusobanukirwa n'iri jambo hano Pawulo yandikira ab'Ikorinto yababwiraga iby'urukundo ubwo rero iby'urukundo Imana natwe yaradukunze cyane kuko yemeye gutanga Yesu ngo abambwe tubamburwe akubitwe tubabarire natwe rero twari dukwiye kugera ikirenge mu cya Yesu nk'uko yemeye kudupfira akemera kwitanga natwe dukwiriye kujya tugira urukundo muri bene data abafite ibibazo tukabahumuriza abafite icyo bakennye tugifite tukakibaha aya magambo rero Pawulo ayahuguza ab'Ikorinto ariko ageze hariya ku murongo wa 4 aravuga ati urukundo rurihangana
bene data rero umuntu akwiye kwihangana akihanganira ibimugerageza akihanganira ibimurwanya n'ibimuhiga ariko ntabwo Imana yatubwiye ngo tugeragezwe hanyuma tuve mu Mana ahubwo urukundo rurihangana dukwiye kujya twihanganira ibitugerageza kuko Yesu nawe yabibwiye abigishwa be arababwira ati ibigeragezo n'ibisitaza ntibizabura kubageraho uretse kubizana ari we uzabona ishami dukwiye kujya twihangana tugerageza tiducogore kuko turacyari mu rugendo turacyari ku rugamba ntabwo twari twanesha noneho ariya nyine ukomeje kubwo murongo wa 4 ngo rukagira neza tukwiye kujya tugira neza ntitube nabi tukagendana ingeso nziza tukabemera bene data urumuri kandi ngo urukundo ntirugira ishari bene data ndababwiza ukuri yuko igihe ukigira ishari utari wakira Yesu igihe ugifite ishari mu rugendo rwawe cyangwa mu byo ureba ntabwo uri wakira umwami nk'umukiza wawe urukundo ngo ntirwirarira Imana itugirire neza bene data ntabwo umuntu wakiye agakiza akwiye kwirarira ngo yirarire ibitagira umumaro kandi ngo ntirwihimbaza twe kujya twihimbaza ahubwo twe dukwiriye guhimbaza Imana data wa twese kuko niyo ifite ububasha n'ubushobozi ku murongo wa 5 ngo ntirukore ibiteye isoni Imana itugirire neza uwakiye umwami nk'umukiza ntakwiye kuja mu bintu bitagira umumaro by'urukozasoni ahubwo dukwiye gukora ibintu iby'Imana irashima n'abantu barashima arakomeza ati ndiruhutiraho umuntu wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza we ntakwiye kurakara ako kanya ngo ahita afata umwanzuro oya ahubwo dukwiye kubaza Imana tukayibaza neza noneho icyo twakora Imana ikakurangira inzira aho kugira ngo ugire uburakari we gucogora noneho hariya ku murongo wa 6 ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri Imana itugirire neza ntabwo rero twari dukwiriye gukora ibibi kuko muri Matayo haranditswe ngo nta ukongeza itabaza ngo ritwikize intonga ahubwo rishira ku gitereko rikamurikira abari mu nzu bose ngo ariko natwe imico yacu cyangwa ingeso zacu zimurikira abari mu isi niho na hano Pawulo yavuze ngo rwishimira ukuri kandi rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose kandi rwihanganira byose nuko rero urukundo ntabwo rushira ntabwo ruzashira Imana itugiriye neza ngo ibintu byose hano mu isi bizashira ariko urukundo ntabwo ruzashira urukundo tuzanarugeza no mu bwami bw'Imana Imana itugirire neza umunsi Imana izamara kuvuza impanda abagize urukundo muri uru rugendo niba Imana izatabara kandi niba Imana izahamagara nuko rero bene data tutarambiranye saba mukecuru rero urakoze cyane rero kubwo iyo mbano Imana yaguhaye uriya urukubona ni ibyishimo cyane ni n'umunezero wumve ko nanjye nishimye cyane kubona umukecuru w'imyaka 78 ari gusoma Bibiliya ugasanga arishimye cyane ariko wanatubwiye ngo ari yindi Imana yaguhaye ngo yo kuririmba ngo tubwira karirimbo kamwe agace k'indirimbo kukunda cyane kusumbya izindi nkunda cyane kusumbya izindi kabisika mu bantu muri urugendo badukurikiye mbese ko wumvaga wahita unaririmba ko kanya mbese wagera hari ugahita uvuga ati gahita uririmba yego intambara zizashira ibibazo nabyo bizashira have wasiwe w'indeshi igihe paranira kwitahiri iwacu kuko yanteguriye gakondo atari y'imibabaro niyo mpamvu nanjye mparana
kwibanira iteka n'uwangunze kuko yandeguriye gakondo itari y'imibabaro niyo mpamvu nanjye mparana kwibanira iteka n'uwangunze. urakoze cyane rero urakoze cyane rero mukecuru rero kubw'ineze yawe n'ubutware bwawe Imana iguha umugisha. Wumve ko nanjye ngusabiye umugisha uzakomeze uharanire gusenga Imana izagukomereze muri uru rugendo kuko muri uru rugendo harimo akabaraga ko gusenga Imana buriya ari icyo Imana yagukoreye kirahagije. Rero mukecuru rero twatangiye dusenga twafata rero tusoze ikiganiro cyacu dusenga. Mana ishoboye byose Uwiteka Mana nyir'ibiremwa dukomeje kugushima no kuguhimbaza nyakubahwa Mana ubanye natwe muri iyi minota tuvuze ibyanditswe byera byawe byahumetswe nawe Mana ushimwe nyaguhora ku ngoma muri uyu mugoroba Mwami Imana yo mu ijuru watugiriye neza niyo mpamvu rero nyakubahwa Imana data wo mu ijuru aya magambo maze kuvuga Uwiteka Imana uyashingisha imizimo bamaze kuyumva bose data kandi nanje nsaba kugira ngo umpereze imbaraga z'urukundo rwawe Mwami Imana yo mu ijuru komeze kumfata ukuboko kugira ngo ntagwa kuko nguye Mana data wo mu ijuru Satani yanyoga niyo mpamvu rero ngusabye imbabazi kugira ngo icyubahiro cyawe kiganze muri aya magambo maze kuvuga Mwami mu izina ryawe data uduhe urukundo dukunde bene data inshuti n'abavandimwe uduhe urukundo Mwami ngurwo waduhaye Mwami Imana yo mu ijuru ugatanga Yesu akabambwa tukabamburwa agakubitwa tukababarirwa niyo mpamvu rero nsabiye umugisha mwene data mu izina ryawe tuganiye muri iki kiganiro kugira ngo nawe umugisha Mana mwongerera imbaraga umubumenyi mu icyerekezo mu izina ryawe rikomeye kandi ikiruta byose Mana uturinde nyakubahwa kurangazwa n'iby'isi Mwami wanje ngaho bana natwe rero muri uyu mugoroba Mana sengera inshuti n'abavandimwe sengera abarushe n'abaremerewe sengera ababuze amahoro imfubyi n'abapfakazi sengera umurimo wawe Mana sengera itorero wameneye amaraso Kristo wera kugira ngo ryuzuze imbaraga n'umwuka wera ngaho nyakubahwa Imana dusengeye n'imiryango yacu Mana waduhaye nyakubahwa kugira ngo nabo barinde bakomeze kandi uhindure benshi mu izina rya Yesu Mwami Imana yo mu ijuru hindure benshi bakumenye wahinduye Sawuli mu izina ryawe data ahinduka Paulo wera uhinduye indara ya Habu mu izina ryawe rikomeye natwe turagusaba kugira ngo uhindure abatari bakumenye Mana urakoze rero Mana turagushimye turaguhimbaje icyubahiro ni cyawe tukuramburiye amaboko mu izina ryawe rikomeye kugira ngo Uwiteka Imana data ukore ibitangaza mu gihugu cyacu Mwami Imana yo mu ijuru bose bakumenye Mwami Imana data kandi amavi yose agupfukamire mu izina ryawe indimi zose zikuvuge urakoze Mwami wanje muri uyu mugoroba tuguhaye ikaze kugira ngo ukomeze kubana natwe ukomeze kudukomeza ibyishima n'ibyo ushaka ari byo biba tubisenganye kwizera mu izina ry'Imana data n'umwana n'umwuka wera amen.